Nigize kubivuga muri video zashize ni nko gutuma abasirikare ku rugamba kugira ngo bajye gufata igihugu, bajye gufata ahantu cyangwa se bajye gufata imfungwa bitewe n'ibyo bakeneye babatumyeho. Amafaranga rero uvuze ngo ndayinvestinze ubu yatumye ku rugamba kujya kuzana amagenzi yabo, aho amafaranga yunguka mu gihe atari ngombwa ko ayo mafaranga ugize gute wongeye kuyakorera. Ejo bundi umuvandimwe yaranyandikiye yanditse muri comment, yanditse hano hejuru murahabona, yanditse ngo ese buriya gusevinga kuri bank nibyo byiza cyangwa se nibyo byiza kurusha gusevinga muri property. Ubwo yavugaga mu mitungo nkuko mubibona hano hejuru. Iyo tuvuze ijambo investing n'ijambo saving tuba turimo turatandukanya ibintu bibiri. Reka nizere ko mumeze neza. Hanyuma uyu munsi ndimo ndaganira n'abajene bari mu myaka 20, mu myaka 30, mu myaka 40, kuko niho umuntu aba agifite kuba yatangira ikintu ndetse icyo kintu akabasha kugira gute, akabasha kukigeraho. Ingi akaba ari Farm Business Mindset channel. Muri iyi minsi ndimo ndabagezaho ibiganiro bijyanye na business, uko umuntu ashobora gukoresha amafaranga yo yakiriye, yaba araturutse mu mushahara, yaba araturutse mu biraka. Muri video zabanje narabivuze, hano ushobora gukura income cyangwa se umusaruro, uburyo ushobora gukoresha ayo mafaranga. Hanyuma naje kuvuga ku bintu naje kuvugamo ibintu byinshi, ariko navugagamo ibintu bibiri. Navugagamo icyo twita saving, nkavugamo n'icyo bita investment. Iyo nimvuga saving ubwo ni ukwizigamira mu Kinyarwanda, nimvuga investment wumve gushora amafaranga kugira ngo azunguke. Nimvuga kwizigamira ni ukwizigamira amafaranga kugira ngo agende aba menshi, hanyuma uzayakure yarabaye menshi cyangwa se ugize ikibazo. Hanyuma uyu munsi ni ibyo bintu bibiri n'ubundi ndibuze kugira gute, ndibuze gusobanura ku bajeni ndetse n'abandi bantu bagifite imbaraga. Iyo tuvuze saving kuri bank cyangwa se ahandi hose ushobora kugira gute gusavinga. Iyo tuvuze saving ni ukwizigamira. Ubundi iyo tuvuze ngo umuntu arizigamiye, ni hahandi amafaranga yose yinjije agenda afata amafaranga kimwe cya kangahe cy'amafaranga yinjije biterwa n'ukuntu yabigennye, akaba yafataho amafaranga makeya akayashyira kuri banki cyangwa se ahandi hantu ashyira amafaranga. Iyo ngiyo bayita saving. Ashobora kuba yunguka cyangwa se ntiyunguke bitewe n'ahantu ugira gute uyashyira. Ariko iyo tuvuze saving ni ukubika amafaranga. Hanyuma rero tuvuze investment ni uburyo bwo gushora amafaranga mu Kinyarwanda. Gushora amafaranga ni gute? Ni ugufata amafaranga ukayashora ahantu, ese ni muri business, ni mu mitungo ariyo property mu kibazo yabajije, n'ahandi hantu ushyira amafaranga ku buryo agenda yunguka mu gihe runaka. Nigize kubivuga muri video zashize ni nko gutuma abasirikare ku rugamba kugira ngo bajye gufata igihugu, bajye gufata ahantu cyangwa se bajye gufata imfungwa bitewe n'ibyo bakeneye babatumyeho. Amafaranga rero uvuze ngo ndayinvestinze ubu yatumye ku rugamba kujya kuzana amagenzi yabo, aho amafaranga yunguka mu gihe atari ngombwa ko ayo mafaranga ugize gute wongeye kuyakorera. Hanyuma rero sasa rero yigize kubaza ngo ese muri comment, ese gusevinga muri banki ndetse no gusevinga mu mitungo ni ikihe kiza muri ibyo ngibyo? Hanyuma rero byose ni byiza, ariko investing iyo wise saving muri property muri comment ubundi ntago, nubwo wabyise saving muri property ubundi ni investment. Iyo usevinze mu mitungo ubukoze iki? Ubukoze investment. Kuko niba usevinze muri property, urugero uguza ubutaka bukora icyo bita appreciation mu Cyongereza. Nuvuga ngo bugenda bwongera agaciro uko iminota, uko igihe, ukwezi, umwaka, uko igihe kigenda gishira niko igenda ikora appreciation, ubwo ni ukongera agaciro. Rero ukoze save muri property niyo bita investment, ubwo barahisemo kugira gute kuinvestinga mu mitungo. Rero nwangiye uinvestinze mu mitungo ni nko gusavinga mu mitungo, ariko nibyo bita investment. Hanyuma iyo yashyize kuri bank ushobora kuba udafite amafaranga yo kuinvestinga. Kubera iki? Kubera ko kuinvestinga mu mitungo, kuinvestinga mu bindi bintu hari igihe bisaba amafaranga menshi. Rero ayo mafaranga iyo utafite uhitamo kubanza icyo bita save, ugasavingira kuinvestinga. Ndetse no usibye no gusavingira kuinvestinga, iyo urimo urasavinga uba uri gushyira amafaranga ku ruhande kugira ngo mu gihe habayeho ikibazo runaka. Nigize kubivuga muri video nakoze bwa mbere. Gusavinga kuri banki cyangwa se ahandi hantu impamvu ari byiza nuko iyo uhuye n'ikibazo kigutunguye ntabwo uhangayika cyangwa se ngo ugire ikibazo cyo kubona amafaranga ufite. Ukora kuri ya mafaranga kuko bakoze save for emergency.
hari n'igihe ukora save cyangwa se kwizigamira kugira ngo uzabashe gushora. Niba uvuze uti ngiye kwizigamira miliyoni 2 mu mwaka cyangwa se mu mezi 5, mba kwizigamira miliyoni 2, afite intego yo kuvuga ngo ngiye kwizigamira miliyoni 2 hanyuma nzishore mu mitungo. Ibyo ngibyo bizatuma ngira imitungo. Ubwo uzaba winvestinze mu mitungo, uko umwaka ushira 2, 3, wa mutungo wa investinzemo ntago uba ukiri umutungo uhagaze amafaranga wo gusa, ahubwo amafaranga bamaje kugira gute kwiyongera. Hanyuma rero gusevinga mu gihe kirekire ahantu bitandukana na investment cyangwa se kuinvesting. Iyo winvestinze mu mutungo uko igihe kigenda gishira, habaho n'icyo bita inflation ndaza kuyisobanura. Habaho ikintu bita inflation, umutungo ugenda uzamura agaciro ukagenda uruta inflation y'igihugu. Hanyuma iyo urimo urasevinga ugasevinga igihe kinini, amafaranga ari kuri saving agenda atakaza agaciro, ari byo bita inflation. Nimvuga ijambo inflation, ni muri cya gihe amafaranga uyabika wazajya kuyakora igihe gishize ugasanga ntabwo akigura bya bintu yaguraga. Urugero ushobora gusevinga ngo uzagure iriya nzu cyangwa uzagure kiriya kibanza, ukaba kugiye gusevinga miliyoni 3 zo kugura kiriya kibanza. Bizagufata nk'umwaka, imyaka 2, imyaka 3 kugira ngo ubashe kugira gute, ubashe kugeza miliyoni 3. Rero muri ya myaka 3 haba habaye icyo bita inflation, amafaranga agira gute, agabanya agaciro. Ubwo urumva amafaranga aba yamaze gutakaza agaciro. Niyo mpamvu saving ni amafaranga y'ingenzi. Ni ya mafaranga agufasha mu gihe uhuye n'ikibazo, cyangwa se udafite amafaranga yo kuinvesting ugakoresha saving kugira ngo uzinvesting. Najya mbatandukanyiriza ibyo bintu bibiri bitewe n'ikibazo umuvandimwe yatubajije. Hanyuma ikintu nshishikariza abantu gushyira amafaranga ku ruhande, kwizigamira, ni ukugira ngo mu gihe uhuye n'ikibazo runaka kugira struggling, usaba amafaranga cyangwa se uguze amafaranga bayakwime, uba ufite udufaranga wagiye ushyira ku ruhande kugira ngo tuzagufashe mu gihe uhuye n'ikibazo. Hanyuma investment ni ugushora amafaranga kugira ngo agomeze yungukirwa. Nubwo navuze ku butaka, ushobora no kuinvestinga muri business, ushobora gushora mu byo bita real estate, ari byo navuze by'ubutaka, ari ugushora mu yindi mitungo runaka, ari byo bita bonds, n'ibyo bita funds, ariko ibyo ni ibintu tuzagenda tugarukaho. Ubwo rero itandukano ry'ibyo bintu bibiri ni ibyo ngibyo. Hanyuma niba uri mu myaka ya indi y'abajeni turimo turaganira kuva kuri 20 kugeza ku myaka 40, aho umuntu aba agifite imbaraga zo gutangira gushora, aba agifite indi myaka iri imbere kuba amaze kunguka no kubona amafaranga, ugana ku cyo bita financial independence, ubwigenge mu mafaranga, aho ugikora ari uko bishatse, udakora ari uko atarubanguriye gukora ko ushaka amafaranga, ugakora kuko bishatse. Ibyo bita financial independence. Hanyuma ikintu usabwa ni ugukora like, share, subscribe. Tuzabwa no kuduhereza subscribe kuri iyi channel ya business mindset ya famu, hanyuma tukajya tubagezaho ibiganiro mu Kinyarwanda. Numva ni mu rurimi rworoshye. Ciao. Tuzongera umuvandimwe iyi video, iyi comment yateye iyi video iramureba, ndetse n'abandi bose bibazaga kuri icyo kintu. Ciao, murakoze cyane.